nyuma y'imyiteguro ihagije yo gutegura igikorwa cya Miss Earth Rwanda 2018 ku munsi w'ejo nibwo habonetse uzabasha guhagararira iki gikorwa mu gihugu cya Philippines ku rwego rw'isi. Ibi birori bikaba byararanzwe no guhatana iri kamba n'abakobwa bagera ku 10 aho berekanye ingamba bafite mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije nka Miss Earth. Ni muri urwo rwego babajijwe ibibazo bitandukanye bijyanye no kubungabunga ibidukikije kugira ngo habashe gutangwa amanota bityo haboneke umukobwa umwe ukwiye iri kamba. Then we are going to tell you the outcome of tonight's competition. We are starting by the second runner, first runner, and then Miss. The second runner of Miss Earth Rwanda 2018 is number 3. Amasi menshi cyane. Doreen Fiona Ishimwe is the second runner. Akawazerekeza mu gihugu cya Philippines mu marushanwa ku rwego rw'isi nyuma y'ukwezi kumwe n'igice gusa mu kwa 11 kandi nk'uko mwabibonye akabazahagararirirwa neza birashobotse akazagaruka bikamba ubwo ni bwo butumwa abanyarwanda tuzaba tumutumye. Congratulations Omotoni Wase Anastasie. Akaba niwe usimbuye Miss Uwaselindwa Honorine wari wahagarariye u Rwanda mu mwaka ushize wa 2017 y'amarushanwa twatangiye tureba ahangaha kuri screen. Ubu ngubu Anastasie niwe uzerekeza mu gihugu cya Philippines. Twaganiye n'umwe mu bari mu kanama nkemurampaka atubwira ibyakurikijwe hatangwa amanota. Igikorwa rero cyo gutora Miss Earth Rwanda 2018 kikaba kirangiye. Hano rero twaba turi kumwe n'umwe wari uri mu kanama nkemurampaka iki gikorwa. Amakuru yawe Mike Aranga? Amakuru yawe umeze neza? Yego. Good to see you again. Yeah, me too. Mike Aranga tubwire rero urabona yuko mwavuze yuko byari bigoranye kugira ngo mubone
umuntu umwe mwatora umwe rukumbi wazajya guhatanira Miss Earth muri Philippines, ese ni ibiki by'ingenzi mwaba mwagendeyeho? Twagendeye ku bintu bitatu: ibisubizo batanga, ubwiza bugaragarira amaso inyuma, hanyuma tureba n'icyizere buri wese ayifitiye. Ibyo bintu bitatu, kimwe yayifite amanota 30 ariko ibisubizo batanga byari bifite amanota 40, byose bakaba ku ijana. Buri wese rero yagendaga yikuraho make make ko yasubizaga. Rero uwatsinze yabarushije kugira amanota menshi. Hari abantu benshi badasobanukiwe neza akamaro ka Miss Earth Rwanda, ese ni igiki azakontribuwa mu buryo bwo kubungabunga ubutaka? Hari abantu benshi batazi ibyari byo, ese wadusobanurira muri makeya? Iyo uvuze ibidukikije buri wese udukurikiye arabizi. Uwo isuri itahitanye yahitanye bene wabo, uwo ibiza bitahitanye byahitanye umuturanyi. Ari isuri, ari ibyo biza ndi kuvuga, ari imirimo igenda, ari imigezi igenda ikama, ibyo byose turabibona buri munsi aho tunyura. Rero uyu mukobwa utowe icyo azakora ni ukurushaho gusobanurira abaturage, twebwe abaturage, kurushaho kudusobanurira ni iki twakora kugira ngo isi yacu ye kwangirika. Kuki tudakwiye gutema ibiti ahubwo dukwiye gutera byinshi? Kuki dukwiye kureka gukoresha imyase, inkwi, tugakoresha rondereza zicana nkeya, cyangwa se ubishoboye agakoresha gazi? Kuki aho dukorera namwe aho mukorera mukwiye kureka gukoresha impapuro nyinshi ahubwo mugakoresha email nyinshi? Ngira ngo urabyumva. Kuki dukwiye kureka guprinting inote nyinshi ahubwo tugakoresha uburyo bwo kwishyurana dukoresheje aya makarita cyangwa za mobile money cyangwa Airtel money n'ibindi? Ibyo ni byo umukobwa azigisha twebwe rubanda kugira ngo turusheho kubisobanukirwa. Icyo ngicyo nicyo mbona rero azagira akamaro. Ni nyampinga utowe for a purpose kandi uzagira akamaro kanini igihugu cyacu na sosiyete yacu. Uwegukanye ikamba rya Miss Earth Rwanda yatubwiye ibyo ateganya gukora mu Rwanda ndetse n'ibyo yifuza kurwanya aramutse atowe ku rwego rw'isi. Félicitations mbere ya byose. Merci beaucoup. Urumva umeze ute? Ndumva nishimye cyane kuba ngiye guhagararira igihugu cyanjye muri Philippines muri iri rushanwa rya Miss Earth rikuru. Ndumva ni ibyishimo kuri njyewe ndetse n'ishema ku gihugu cyanjye. Murabona mu Rwanda dufite ikibazo cy'ikoreshwa nabi rya plastique ziteza ihungabana ry'ibidukikije. Umushinga wanjye ni nacyo uvuga, nzagerageza gukusanya cyangwa se gukusanya izo plastique ahantu hagiye hatandukanye ku buryo twajya tubitandukanya, akora n'ubukangurambaga haba mu mahoteli cyangwa se ahantu hahurirwa n'abantu benshi cyangwa se mu ngo z'abantu, kugira ngo imyanda ibora n'itabora ibashe gutandukanywa. Nibwo buryo plastique zabasha kuba zaba recycled kugira ngo zikoreshwemo ibindi bintu mu buryo bwo guteza imbere Made in Rwanda ndetse n'ibindi nk'ibyo.